Hello my people, welcome back, welcome again to the channel. Uyu munsi tugiye kubabwira iby'uruganda rudasanzwe yaba ari mu byo rugiye gukora cyangwa se mu buryo rwubatswe, mu buryo ruri kubakwa. Ni uruganda rudasanzwe ruri kubakwa mu mujyi wa Kigali hambere muri Afurika. Nk'uko twabyumvishe mu makuru, tukabyumva ko mu Rwanda hagiye gutangizwa uruganda rukora inkingo, uruganda rwa BioNTech ruzwi cyane ku isi, ubwo twarumenye rufatanyije na Pfizer bakoraga inkingo za COVID-19. Uruganda rw'abanyaburayi mu gihugu cy'Ubudage, BioNTech rugiye kugira ishami ryarwo muri Afurika hambere, akaba ari mu mujyi wa Kigali ruri kubakwa. Perezida Kagame ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo n'umuyobozi mukuru w'uruganda rwa BioNTech bashyize ibuye ry'ifatizo agomba kubaka urwo ruganda. Bwana Profesa Ugur Sahin ari kumwe n'abandi banyacyubahiro barimo Dr Tedros, umukuru wa DG wa OMS, ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye bashyize ibuye ry'ifatizo agomba kubakwa uru ruganda i Masoro mu karere ka Gasabo mu cyanya cyahariwe inganda ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 2022, mu gihe hari igihe cy'inama ya CHOGM. Batangaje ko uruganda rugomba kuba rwatangiye mu mwaka wa 2024 rugatangira n'abakozi basaga 100. Akaba ari uruganda rwubatswe mu buryo bw'amakontineri, amakontineri yiswe BioNTainers. Akaba ari amakontineri afite ubushobozi ndetse na tekinoloji ihambaye ku buryo bufasha inkingo kutangirika, bukonjesha, ndetse buryo bubika amashanyarazi ku buryo igihe cyose hatabaho kwangirika bitewe no kubura kw'amashanyarazi. Ari kontineri zifite ubushobozi cyangwa se tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru. Akaba ari uruganda rwa mbere muri Afurika ruzakorwamo inkingo ziri mu mamiliyoni, ubwo ku mwaka bateganya kuzajya bakora byibura miliyoni 50 z'inkingo za COVID, bakaba bazisapurayinga mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu, ndetse bikaba byagera no hanze. Akaba ari uruganda ruteganywa ko rwakubakwa mu buryo bw'ama BioNTainers 2, ariko buri imwe ikagenda ifitemo byibura umwihariko wayo. Akaba uruganda ruteganywa ko rwakubakwa ku buso bungana na metero karibu 30, ariko bikaba biteganyijwe ko izo BioNTainers ubwo uruganda rukomeza kwaguka bazongera zikarenga uwo mubare ebyiri, zikaba zarenga ebyiri. Uru ruganda ruzajya rukora inkingo zo mu bwoko bwa mRNA, akaba ari inkingo zifite ubushobozi bwo kuba zakoreshwa mu mubiri, ndetse bakaba zabasha no kongera umubiri amaporoteyine awufasha gukora neza ku buryo ndetse n'abaganga byafasha gukoresha tekinoloji zigezweho mu gihe bari kuvura umuntu watewe izo nkingo. Turabashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho, tubasaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose tubagezaho cyangwa se ibijyanye n'ibikorwa remezo byose tubagezaho ntibikabacika, bijye bageraho ku gihe. Tubibutsa gukanda subscribe. Ciao ciao.